iki gitoki kimeze neza umubyeyi ntabwo twamutoranyiriza igitoki kibitware mu isoko. So aba n'abavandimwe bamaje gutera igitoki, hari ibyo twanze kubereka kuri kamera za Kigali 500. Kuri kamera ndi kumwe na Dani, of course nitwa Isaka Manager. Tugiye kureba umwana wa KEZA. Mwavuze byinshi, mwavuze ubugambo, uno munsi muramubona amaso ku maso, ariko kugira ngo mbere ku buryo nkunda KEZA Dani tugenda n'umusa rega nanjye shangira imbaraga ni mwega muzigera mwenyene ndakigegera nkoreza baze gusenya inkuta zanze gusenyuka mikoro yacu turagendana gutya. Dani hari ikibazo kavane mukankiremana musa kavane mwana KEZA rega KEZA no mubyeyi nanjye ndi mubyeyi twagiye. So bakunzi ba Kigali 250 nikoreye igitoki turi mu rugo rwa KEZA, turi mu rugo rwa Yaka, tugiye kumusura tumushyiriye igitoki kugira ngo tuganire nawe byinshi byatandukanye. Baradufunguriye no ndemeye ndanamubyutsa kuko yemeza Imana yewe KEZA basi mobere igitoki n'ubundi amagambo mufite ni menshi, murimo muravuga byinshi byatandukanye. Yewe burya ati akumana ngamubonye umwana wa KEZA oya bavuze byinshi sinshaka amagambo sinyanyinisha umwana ni ikizero kikaziririzwa. Ongera umupfundire kamerama werekana isura yewe akumana n'amagambo ngamubonye ni mwebwe bana muri twe KEZA. Ikintu cyantunguye nyine urabona iyo ugiye kubyara nyine hari ukuntu ufite isoni nyine. Muganga bwa mbere yambwiye ati injira nyine ngiye kubyara gisi kimereye nabi byatari no arangije arambwira nyine hari ukuntu bajya kukurebera nyine aho nyine ndigeze nyine ababyeyi barabizi ntago nabisobanura. Noneho muganga arambwira ngo tandaraza. Biba byiza aho dukurikiye, nizere ko umeze neza aho uri hose muri rusange. Original nitwa Chekatu Isaka Manager, umugabo adakina n'abana ukina na babiri. Ni Kigali 250 ni saa 11:48. Turi muri uyu muhanda nkuko mubibona, nago tugiye kuvumbura, tugiye gusura umubyeyi umaze iminsi yibarutse umwana w'umukobwa. Ni KEZA Yaka, tugiye mu rugo kwa Yaka, tuvuye ku isoko, tuvuye kumugurira igitoki nkuko mubibona. N'abatipe bagiteruye turajya ngo tuzamukane, nago dufite umwanya wo gutina mu muhanda, tugiye kumusura nuko bimeze. Ibindi byose muzagenda mubibona. Tumushyiriye igitoki ni ingenzi ku mubyeyi wonsa igitoki kijyana n'isombe. Ntago ari ngombwa yuko byose tugenda tubibereka ngo tubereke ngo twamugure pampers nazo twaziguze. Ni umufani munansuhuza, ndagusubuje cyane nanjye nkuko unsuhuje. Turi kwa KEZA Yaka, kwa madamu Yaka, tuzamuka. Umugubu murundi nta jambo afite yo kuvuga. Mwabonye umukobwa usigaye mukunda, mwabonye byinshi. Ni kuri ya murundi asigaye ameze. Murundi yabeshye isi yose, murundi yabeshye abanyarwanda, murundi yabeshye abarundi. Ateragiye kwipimisha nsanga KEZA atwite umwana w'umuhungu. Nta mwana w'umuhungu aratwite, n'umukobwa KEZA aribarutse. Tuba twira mu kazi kenshi, tuba twira dusenye inkuta zanze gusenyuka. Tugiye kumureba KEZA, twamuhamagaye uno munsi nkuko mwemuretse mwemamagara. Uno munsi nkuko shaka baberega, hari abenshi bagiye batanga commentaire bavuga byinshi byatandukanye ngo ntago twabonye umwana. Uno munsi umwana ndamubereka nkuko namuteruye, nongere muterure mubereke neza cyane. Nizere ko wamaze gukana like, share ni subscribe, like, share ndetse musaza. Yes. Neze bite? Sawa. Amazina rero mari. Karekezi Jean. Ngo? Karekezi Jean, umeze neza? Meze neza. Musaza witwa nde? Banyita uje neza Pascal. Tuve kugura igitoki hano ku isoko hano hafi ahangaha. Hano bya Gikondo ka Rugira. KEZA ni umuturanyi wawe? Yego. Ni umubyeyi? Umubyeyi yarabyaye pe. Umwana ameze neza? Umwana ameze neza. Aramuterura? Oya, ntabwo aramusohora. Ushaka kuba yagize ubwo umuterura uvuga ati wenda nta kintu naho nari naho nabushoboye mutego guha umwana n'iki yabibaho.
nanjye namuterura rimwe ariko namuhaye 200. ubwo natwe nadutumira tuzamuterura. Umusaza urongo igikoma ntabwo ndanywa igikoma ubu nibwo ngiye kukinywayo nanjye. wahoze umbwira ngo uno munsi ntabwo nibucika. ntabwo ndibucikamwe nanjye nahabaye. mwana iki gitoki se kubona kimeze neza. iki gitoki kimeze neza umubyeyi ntabwo twamutoranyiriza igitoki kibitware mu isoko. So aba ni abavandimwe bamaje gutera igitoki. Hari ibyo twanze kubereka kuri kamera za Kigali 500. Kuri kamera ndi kumwe na Dani, of course nitwa Isaka Manager. Tugiye kureba umwana wa KEZA. Mwavuze byinshi, mwavuze ubugambo, uno munsi muramubona amaso ku maso. Ariko kugira ngo mbere ku buryo nkunda KEZA, Dani tugenda n'umusa rega nanjye shangira imbaraga nimwega muzigera mwenyene ndakigegera nkoreza baze gusenya inkuta zanze gusenyuka. Mikoro yacu turagendana gutya. Dani hari ikibazo kavana mukankiremo musa kavane mwana KEZA rega KEZA no umubyeyi nanjye ndi umubyeyi twagiye. So bakunzi ba Kigali 250 nikoreye igitoki turi mu rugo rwa KEZA, turi mu rugo rwa Yaka, tugiye kumusura tumushyiriye igitoki kugira ngo tuganire nawe byinshi byatandukanye. Ngiye mfite byinshi bakunzi ba Kigali 500 tugomba kugira gute, tugomba kumubaza katugishyira hano. Twamuhamagaye nyine burije Dani ndagishyira hano. So nkuko mubibona turi ku muryango kwa KEZA amaze iminsi itari mikeya yibarutse. Tony nawe yaribarutse. Dushimire Vidi Frank, abo bose mwagiye mubana mu butumwa mugufi n'abakinnyi bajya bagaragaramo neza cyane nkuko mwabonye KEZA, nkuko mwabonye Tony, nkuko mwabonye Yaka umwana. Byinshi bitandukanye twarikije KEZA ajya kwibaruka, twarikije KEZA ava kwibaruka. Mwarabikunze cyane, twarabibonye cyane, mwarakoze cyane. Turi kwa KEZA twamuhamagaye, ntabwo dukoresha telefone kuko arabizi neza ko turi buhaze, ariko sinzi nimba biza kutworohera ko umwana ashaka kumusohora bwije, ariko mu bigaragara birasa gukunda. Like, share ndetse na comment kuri Kigali 550. Abakunzi bacu mwese twifuza ko muzajya mubana natwe mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Ndacyariho, ndacyakomeza gusenya inkuta zo gusenyuka, ndacyakomeza kudakina n'abana nyina n'ababibi. Aracyagamije kugaragara abajya batandukanye bakekwaho gusambanya abana ndetse no gufata abana ku ngufu, baracyariho muri rusange. Ariko nyamuna kina n'ababibi, reko kina n'abana. Nushaka umugore cyangwa umufasha ufite imyaka 21 muzajya mu rukiko musinye kuzabyara hungu na kobwa ndetse mubane. 250 twakomeje gukomanga. Nakubwiye yuko nakina n'abana nyine n'ababibi. Uyu munsi nkuko mwatanze commentaire zitarizo, nkuko mwavuze byinshi, ariko twamaze kumenya ko abantu mutanga commentaire zinsenya cyangwa zisenya abakunzi ba Kigali 550 ari bamwe mu baho duhuje akazi cyangwa bamwe mu banzi. KEZA ndava ku rugi mbonye umwana wa Yaka mwana ndetse n'umwana asanga Yaka mwana, uno mwana asa nka KEZA. Baradufunguriye no ndemeye ndanamubyutsa kuko yemeza Imana yewe KEZA basi mobile igitoki n'ubundi naramuteruye akivuye dore igitoki. Sha murakoze cyane. Usindabona hoya ntawe uretse manza nyiterura kutwana ndagishyira mu nzu n'ubundi naza nyikoreye. So cameraman KEZA nibwo bushobozi mfite, ibindi oya n'ukuri kandi wakoze nawe ubushobozi, ibindi byose twabishyize mu nzu. Nashimye n'ukuri. Se mugabo wanjye nzamubona ryari koko ndagishyiramo kamenyikiza. So bakunze ba Kigali 550 turi mu muryango kwa Yaka, turi kwa KEZA tumuzana igitoki. Ibi ni ntabwo twifuje kubibereka kuko byamaje kugera KEZA. Ndashaka gusoma umwana we, nanjye n'umubyeyi ushaka kumusoma kano gatebe uricara kuri ndahagarara ntago ninjira mu nzu. Ninjira mu nzu kizanira intebe tuje bikamufashe inene birirukanga ndayizi. KEZA bakunzi bacu, bakunzi ba Kigali 550, bakunzi ba KEZA, bakunzi b'umuryango mugari wa KEZA wa Yaka, bakunzi ba KEZA, amagambo mufite ni menshi, murimo muravuga byinshi byatandukanye.
yewe akomana burya ati akomana nkamubonye umwana wa Keza burya ke bavuze byinshi sinshaka amagambo sinyanyinisha umwana ni ikiziro kikaziririzwa ongera umupfundire kamerama werekana isura yewe akomana n'amagambo si amagambo nkamubonye ni mwebwe bana muri twe Keza umwana wacu mutwikire hari n'akabeho tuje bwije harimo akabeho byataye mvuye mu misozi myinshi Keza umeze ute ameze neza cyane kandi ku bibazo ngiye kukubaza ufite n'umwana nta kibazo wambaza nta kibazo ufite mu gituza hanini none wabaye umwarabu fresheri ni zose niko kuba umubyeyi bimera niko kuba umubyeyi bimera nyine ufite impanga yanjye turashaka gushyira kuri hasi nakubaza byinshi yego ufite impanga yawe yego iyi mpanga yarihishe abakunzi ba Kigali 550 iyi mpanga ya Keza yarihishe iyi mpanga ya Keza turayishyira hanze muri no minsi nta muntu ujya umubona nta muntu uramubona ko namushyira hanze sibyo Keza nese by'impanga kubera iki bizanye kandi ndavuga byose kuko harabaze ngo bwe ngo mwe ngo Keza ntago yabyara murabibonye nimubibona ni byinshi navugira kuri uyu mwana kuko habaye byinshi muvugire byiza nakuvugira ibibi byabanje nyine byarahise twaranabyirengagije ariko kuri iyi saha ni ibyiza ndi kuvuga nyine kuko ibibi byavuzwe byo ni byinshi ku mwana wanjye ariko ku bw'amahirwe Imana yabikoze turagushima mana nziza ko bitangaza wakoze waturinze abanzi uturinda abagome n'abagambanyi Keza warabyaye baravuze nta muntu nabuze nka murundi ngiye kubisubiramo kuko bavuze byinshi kandi bibi ku mwana wawe nta muntu nabuze nka murundi twabyaye umukobwa please twabyaye umukobwa izina ry'Imana impamvu mvuge ngo ni Keza turimo turaganira impamvu mvuge ngo Keza afite impanga ye nuko impanga Keza ariyo dusigaye dukorana kuri Kigali 550 abenshi muzi ko nagikora kuri Kigali 550 ndacyahari mwavuze byinshi mwanditse byinshi abagena munyandika kuri Instagram nanjye kuri Twitter njya mbabona Keza afite impanga ndayibereka mu minsi mike uzatangarwa cyangwa uzatangara no kubona photocopy original ya Keza yego Keza nanjye nabyaye impanga inshuro ebyiri felicitation pe kandi cyane abantu batega imitego mitindi yazabashije wanyigikiyeho kurudisa kumba mibitinjira kadira umwana ndishimye ikintu na warukiri umukino wavuga gushimira kubashimira mwebwe kuko muri nk'abantu batatu baje kunsura cyangwa se kuntora mu buryo nyine bwantunguye cyane burya umuntu ashaka kuza kugusura ariko nyine ntibigeraho yakuzanira nk'ikintu runaka wenda sibyo nishimiye igitoki mwanzaniye ababyeyi nyine tuba dukeneye kurya ibiryo byoroshye amata igitoki ibiki nyine bikoma amasombe mwaje mufite n'amasombe nashimye pe kandi cyane mu byombi buri muntu wese wamfashije ndamushimira cyane pe Keza hari benshi bagiye bagutwerera baza kuguhemba na murundi yamamagaye mukaya ku murongo wa telefone yifuza ko nzaza njye nawe twazana akaza kuguhemba nubwo mufitanye byinshi bigiye bitandukanye hari umupasiteri wagusengeye barakuzinze nawe mu minsi iri imbere araza kuguhemba ibi ngibi uyumvamo ute cyangwa ubyakira ute kuba umuntu yafata umwanya akagukora buri kimwe cyose gishimishije kurenza uko yabikora abantu ni ikintu cy'agaciro navuga nyine kuri njyewe ntabwo ari benshi babona ayo mahirwe ariko nyine kuba njye narayabonye ni ibintu byanshimishije cyane kuko biterwa n'ukuntu ubana n'abantu ushobora kubana nabi n'abantu bigatuma byarakora n'uguhemba ariko kubera ko nagerageje wenda kwereka abantu ko kubana n'abantu ntabwo wabyara ngo ubure umuntu guhemba n'umupasiteri yarakoze cyane imigisha yanyifurije ku Mana byarabaye nabyaye neza imitego abantu banteze ntabwo yigize imfata ndamushimira cyane nawe nifuza ko yaza kunsura rwose muhaye karibu cyane hano ni karibu muri Sanga
Nicyo umupasiteri yakoze kirenze cy'abana bapasiteri bagiye bakunyura mu maso cyagushimije kurenza ibindi byose. Ni ukuvuga we yaransengeye ambwira amagambo menshi abantu bamvugaho, anyereka nyine ko hari abari kungirira nabi ku mwana wanjye, kandi kuko njya kubyara ntago wenda umuntu yavuga ibyabaye byose guhera ku murongo, ariko nyine ikiza nuko byagenze neza, ariko byabanje kugorana. Ntekereza ko ari bya bindi pasiteri yambwiye, ariko kubw'amahirwe Imana imba hafi, ibinyuzamo mbinyuramo neza kandi mbona birakemutse pe, nanjye biranshimisha cyane. Gusa yarakoze kuko amasengesho sinavuga ngo ibyo yansengeye si ibyo, kuko nabyaye neza, umwana wanjye ni muzima nta kibazo afite. Wenda harimo n'amasengesho ye n'ayanjye n'ay'abandi muri rusange bansengeye, gusa byose biri mu maboko y'Imana. Byose biri mu maboko y'Imana. Turakeye ku gihari 550, urugendo rukomeye twarutangiranye na KEZA, na benshi bagiye baza gusura KEZA, na benshi bakurikirana na KEZA, abenshi baje batugwa mu bitugu, twakomeje kugendana nawe. Uno mwana turacyakomeza kumuba hafi, turacyakomeza kuba hafi y'umuryango wa KEZA, ariko mu minsi iri imbere nanone hari byinshi KEZA agiye kubona atarabona mu buzima. Ibyo utarabona mu buzima ugiye kubona. Abafana bazaza benshi, hazaza abantu bagiye batandukanye mu bice bigiye bitandukanye. Hari abanzi n'abakunzi, nta ukundwa na bose. Hari amagambo nibuka nkumva ndababaye, nkababara cyane. Ndibuka icyo gihe nakoranye ikiganiro na Tony, abantu bavuga amagambo atari meza ku mwana wanjye, bavuga ibigambo byinshi, ngo iyo myenda ngo dupakiramo ngo twayipakiyemo nabi. Navuga ko ari ijambo byambabaje ku giti cyanjye, kuko iyo uri kuvuga umwana uri mu nda bari nk'umuziranenge, ukajya kuvuga ngo ni imyenda umuntu abashyize mu nda, kuko ntabwo turi gukina filime, kuko filime nibwo wakora ibyo bintu. Ubu tuvugana umwana wanjye ndamufite mu biganza byanjye, sibyo? Rero abavuze mwaravuze, ariko amagambo yanyu mabi Imana yatesheje agaciro. Nyine mbese muri make mwarasebye. Igihari nuko mfite umwana wanjye, Tony nawe akaba afite umwana we, tukaba tumeze neza nk'ababyeyi mu ngo zacu. Abavuga bwo muzavuge mpaka nta kibazo. Okay, tuberetse umwana wa KEZA ngo abavuga bazavuge nta kibazo. No mu minsi mike turasura Tony. KEZA, hari abantu bazaza iwe mu rugo bakabona tugukoresha ibiganiro buri munsi, hari abakutangana commentaire ati kubera iki muhora kwa KEZA, nuko duhahora ni byiza. Hari bitwa twazana iwawe. Oya, ntabyo kandi ni karibu, kuko ninjye utanga karibu wanjye, uwo bizarambira ntakajya bireba. KEZA, ari umuntu dukurikiye mu kiganiro Uburasirazuba, ubu twayikoranye ikiganiro yaje kundeba yifuza kuvuga byinshi byanzo nibyo yambaza. Yarambajije, reka wenda no ku butumwa bugufi ndaza kubukohereza mu kwereke. Yarambajije ese KEZA yakemera ko nza kumusura nkamuzanira impano. Gira icyo umubwira ureba muri kamera, ugira icyo umubwira ati ese KEZA yakemera impano nzava Iburasirazuba nzaba muzaniye, dore ko bazanamubona kuri kamera yacu ayikuzaniye. Uramubwira iki? Njyewe umuntu uko yaba ameze kose, uko yaba ameze kose, njye nemera yuko umuntu icyo umutima watekereje gukorera umuntu ntukagisubizeyo. Burya niba umutima wakubwira ko ushaka kunsura, ntago nakwanga kuguha karibu. Kandi wanjye umuntu wese yifuza kunsura, waba ufite icyo uzanye waba nta kintu uzanye, njye wanjye ni karibu, kuko ikintu cya mbere ni ukubana. Kuko ndabizi neza ko isaha n'isaha nzakenera inshuti nk'izo ngizo. Wowe umubwire ni karibu, igihe azabonera akanya muzamvugishe, ni karibu. Ni umumama, ni umusore. Waramubonye? Nanjye yanzana igitoki, yanzanira amata, yanzana isukari. Mubwire ko ari karibu rwose, azaze. Mwebwe muzanteguze kugira ngo nawe nzabitegure, kuko ubu muruguyemo. Ariko nyine ni karibu, uzamuzane tuganire. Nubwo twaganira gusa, ikintu cya mbere ni ukubona umuntu ukamwishimira gusa, nta kindi. Afite n'ibyo zina nta kibazo ko atanabifite, mwaza mukansura mukareba n'umubebe. KEZA cyagenda namuteruye, ninyana kumupfundura ngo murebe. None karakuze maze arasigana areba. Ngo maze asigiye arareba, nuko gasinzire kubera hariho imbeho. Namupfukura ibyo twashakaga bamubonye. KEZA, ari cyo cyangwa kuboza ari abantu bari mu rya muri commentaire, nimba ari abanyamakuru bagenzi bacu, nimba ari abanze bayishyaka manager, nimba ari abanze nimba ari bo bandi babanyeshyari bareba uburyo kimwe turatsimira dusenye n'inkuta bagasara.
hari abantu barajya muri komante bakanika byinshi bigiye bitandukanye ngo se Keza ngo ko turamwumva ngo ari mu biganiro ngo yavuye ku kiriri ngo ku kiriri ngo se ngo Keza ngo aza mu biganiro gute ngo ni wowe ngo uri murakora ibiganiro kwera muga ko ari impanga yawe abo bantu bababwira iki ko narumiwe ariko umva ngewe nashaka gukora surprise ngubu ibintu ntabwo ibyo nkibitindaho cyane pe kuko ibintu byo kuvuga sinyibitindaho ubu wasiga umwana ungana gutya ubu si umwana wamugendana mu ntoki nisubu nawe umunyamakuru gute so wenda turimo turakomeza ikiganiro cyacu Keza itandukaniro rya Sandrine n'impanga ye Keza ni irihe tandukanirizo kuko ngenzi ko ndabazi nuko impanga yawe atifuza ko kugaragara mu itangazamakuru ko bigiye kuba ngombwa ko turizanamo itandukaniro rya kwanza n'impanga yawe utanabashe gusangiza abantu bose bazukurikiye ndetse no kuryerekana ni ukuvuga ngo hari ikintu abantu batari bazi wenda ari gishyashya mu matwi y'abantu ngewe mfite impanga yanjye mu rugo nyine mfite impanga twavukanye ariko ntago ameze nkanye ko ntago abantu dukunda ibintu bimwe nzi wenda nagiye mu bintu bya social media cyane abantu baramenya ariko we nta muntu umuzi nta bantu bamuzi cyane nyine mu itangazamakuru kugeza isaha nyine we abaye umunyamakuru vuba kuri Kigali nyine murabizi ko mukorana nyine aba umunyamakuru vuba ntago nabwo akora atagaragara ubu rero ntago ari ngewe nta hantu tunahuriye we akora nyine ibyo by'itangazamakuru kuko njye umwana afite uruhinja utaragira n'ukwezi ntago naba mva mu rugo ngo njye mu bintu by'ibiganiro igihari nuko gishoboka cyane kandi mubizi neza impanga zishobora kuvuga kimwe zikagira ijwi rimwe zigasa hari n'izidasa ariko njye impanga yanjye turasa fotokopi dukunda wenda ntago dukunda kwambara imyenda isa ariko tumeze kimwe nyine unatubonye turi kumwe wenda nimba ibyo bifuza nabyo tuzabereka ariko we ntago yifuza kujya mu itangazamakuru ubwo uzayimwisabira nakwemerera nta kibazo nyine bwo uzamwerekana ariko uriya si Keza ntago kuko njye no kuba umunyamakuru sinabishobora nubwo ntago ari impano yanjye rwose wapi usamuye kumbaza nakareka ntago nabishobora giye barambaza ariko simbaza ndumva ibyo business abanutse ejo nibwo twavuganaga kambwe ya Terekisia kubera iki abantu bafata umwanya wo gucira karutega ati umuntu ari no kukirira bagatangira amagambo kubera iki umuntu aba akiri no kukirira abantu batangira ivuze ngiye umenya kumvuga abantu bibaryohera mu nyine kumvuga mu kanwa kabo kuvuga Keza umenya ari izina riryoshye kurivuga nyine akantu kose kabaye baramvuga bakamvuga paka no mu kiganiro barabamvuze barumva umuntu ukibyara yajya barumva koko yajya gukora ikiganiro binashoboka kuko nubu nta n'imbaraga zo kuva mu rugo mfite pe wapi n'ibinashoboka ubwo ushaka kunsura mu rugo kuvuga rero ngo ngiye gutega ngo njye mu biganiro nta mbaraga mfite icyo nabwira nuko atari ngewe turaganira byinshi ariko hano ni nko mu rugo nta kibazo ni munarara turabasesera ariko mwana kiri kimbazo nuko najya nsanga umugabo wawe hano muri iyi minsi rero nimba ari ukubera umwana huya nagakinkwa nagacupa cyane niba ari ukubera nyine abona ko twagize ari gukora cyane pe binateye ubwoba mwana nguzi ko nabuze mwana amata rwose umwana wawe yageze icyo kunywa ngo nyine ngo n'amata niyo naje gushaka isombe n'ikigage cyangwa n'umusururu umuntu amuhamagaye ati ndaguha 5,000 cyangwa 3,000 ajyayo kubera yuko ubu dukeneye amafaranga pe wenda sinavuga ngo ni cyane bikabije ariko nyine amafaranga turayakeneye cyane nyine muri iyi minsi tuba dukeneye ibyo kurya bituma umwana amera neza ibyo kunywa hari n'igihe umwana yanga konka cyane muri iyi minsi nta nubwo umwana tangiye gusepfura kubera kabeho katuze tukureke ngo cyane muri wese ngo umwana iki umwana nyine aba akeneye nyine kuko ibyo by'umubyeyi yariye ni nabyo umwana yonka urumva rero buri kantu kose nyine iyo umuhamagaye umuha amafaranga agenda yiruka impamvu akenshi muza mugasanga atanahari ariko umunsi umwe nzamubwira ko muri buza kenshi muza yagiye kuko njye muzi ko mba ni mu rugo muza mutanambye ariko we munsi ubutaha ni muza muzasanga hari kugira ngo nyine wenda nabaganirize ababwire nyine uburyo yiyumva ko yakama demi sengsa ambwa turakoze kumberaho nari uyerekeza umugore wanjye agiye kwiba demi senga ase nyina nawe yarahebye atanayanywereye so Keza ntabwo tuvuga byinshi tuvuga uburyo nyine yuko umunsi umwe ubutaha ni mugaruka
nzagira nzamubwira ko muzaza aba ari hano nyine icyo gihe, ariko ubu utagomba kuba ari kuko ntabwo muramusanga hano na rimwe. Ko nshaka kuzarya isombe umwana n'imikinono irimo n'ibirungo byatarimo, irimo n'ibinyanya byinshi ndetse n'umunyobwa. Uzaza n'isombe nzagura iminono. Wari wagisombe irimo ikinono? Ejo narayiriye. Nayiriye rimwe. Ejo wasigaye gake ndifashe umuceri nijoro. Keza usigaye uri mwiza birenze uko wari uri mwiza. Oya sha wibeshye. Mwiza ya Kasuru wanjye. Suru wa Kigali ariko usigaye uri mwiza. Wari umutse ahantu ho. Gasha maze wawo. Uziko n'umugore wanjye atwite. Ndaje ngamubwira ese mwiza man wa manager. Uru wanjye yari yahisura. Kubera nyine ariko yabaye umwara. Iyo umaze kubyara nyine umubiri hagaruka umubiri wawe wari ufite mbere. Nyine umubiri wawe usubirana umubiri wawe. Kuko nyine iyo twite uhinduka nyine umwana araguhindura, ariko ubu nyine ndi kwiyoborora muri make. Keza yakakiriye gute ko wibarutse umwana we w'imfura w'umukobwa? Hejuru y'amagambo y'abantu turaza no kugaruka ku bya Murundi, ariko we yabyakira ate yakako hano mubyara umwana w'umuhungu? Yabyakiriye neza cyane. Ni umukobwa. Ni umukobwa ndimo ndibuka Murundi buryo yibibye nkavuga tumuhungu yakakira ate kwakira umwana we w'umukobwa? Yabyakiriye neza kuko ni umwana yarategereje igihe kirekire, avuga ati ngiye kuba papa. Ubu nyine afite umwana w'imfura w'umukobwa, namvara nubwo yasinda umva akasinda. Aryama hariya azi ko umwana aryamye hagati. Ko kunda avuga ngo arasinda ngo akavuga ubusanga akaryama nabi hoya. Babazi ko umwana aryamye hagati yacu, nibwo yasinda aryama nyine bagita ku rwuririro rw'igitanda. Ni haba aryamye. Ubwo nyine abazi neza ko umwana hari nta kindi kibazo cyavuka nyine. Uko yasinda kose abazi ko umwana ari kandi akazamuha akabizo. Nyine aramukunda nyine cyane nkuko wakunda umwana wawe nk'ibisanzwe. Bigereranyije n'amasaha y'agataha n'imisi yamaraga mu gasozi, kuri ubu bimeze bite? Ubu ngubu byaragabanutse kuko ubu gutahana saa 4. Ariko ejo bundi yaje agacupa aransetsa. Yaraje arambwira kuko nyine anyita mama anje. Ngo mama ngo aruzi yuko ngo bahinduye amasaha yo gutaha. Ubwo yari yarinize arambwira ngo ubu ngubu ngo umuntu wite kuko yiteje urukingo nyine nk'ibisanzwe rwa covid nyine ebyiri nyine, ngo ubu ngubu ngo umuntu wemerewe nyine kugira ngo arenze saa 4, ngo witeje urukingo rwa mbere ngazajya ataha saa 4, ngo witeje urwa kabiri ngazataha saa 6 z'ijoro. Nyine urumva na agacupa kari muvugisha kuko ntabwo ibyo nta nubwo leta yigize nabivuga. Nukubeshya nyine nuko yari yasinze wenda abyishyiramo wenda niko nabyita, ariko nyine nuko yataye yasinze kose basi ko umwana hari kandi nyine agomba kumufata kuko ni umwana we yibyariye. Umwana wa Keza yitwa Ange Gasore Pacifique, nibyo? Imfura se Ange Gasore Pacifique. Paona Gasore, imfura se Ange Pacifique. Imfura se Ange Pacifique. Ego. So Keza, nicyo ubwira umugabo wawe utandukanye n'abandi, utandukanye n'abagabo bagiye batandukanye, watsinze igitego kubifuzaga ko atari wagitsinda, nicyo umubwira by'umwihariko dore kajya kuri cya Kigali 250? Ikintu namubwira ni kimwe nyine, namubwira yuko nishimiye cyane nyine yuko yambaye hafi, yuko yarashoboye, ntago navuga ko yantereranye, nishimiye ko yarambaye hafi nyine mu mbaraga ze yarafite. Yakuze uko ashoboye nka papa w'umwana, kandi nyine byaranshimishije cyane, kandi nishimira ko agiye gukomeza inshingano ze nka papa nyine, cyangwa se nk'umutware w'urugo, kugeza igihe umwana akuze, kugeza igihe tubereho neza nyine tukabyara n'undi, ndifuza ko yakomeza mu nzira arimo. Keza nicyo cyagutunguye umunsi wa mbere wera ku mwana wawe w'imfura, dore ko ari ubwa mbere wari wibarutse? Ikintu cyantunguye nyine, urabona iyo ugiye kubyara nyine hari ukuntu ufite isoni nyine. Muganga bwa mbere yambwiye ati injira nyine ngiye kubyara, gisi kimereye nabi byatari. No arangije arambwira nyine hari ukuntu bajya kukurebera nyine aho nyine ndigeze nyine, ababyeyi barabizi ntago nabisobanura. Noneho muganga arambwira ngo tandaraza ya miteto nyine nibiki, ngira isoni zo kuko nabyarwa n'umugabo n'umusore nyine. Arambwira ati ntibuze ukuntu ngiye gutandaraza imbere y'umugabo, mva naragurutse ndamugabo ya munshakira umugore. Muganga arandura turigarura, nasubiyeyo ubwo ndi kugenda nububa muragira isoni. Mva nshuti nagarutse ibitenge nabizamuye, ndavuga nti muga ngwino akira.
nyine ikintu cyanunguye nyine nuko nyine nagize isoni zo kugira ngo nyine umugabo nyine ambyaze nari nagize isoni nyine ariko kubera ukuntu nababaraga nahise mubwira ni muganga mushaka muze muri 5 ngo kano nyine kanunguye ndi kwa muganga ariko byagenze neza gusa ntago byari byoroshye kwa kundi umuntu avuga ngo subira nta mahwa hari amahwa menshi cyane ahubwo wasubirayo oya abandi nibangire yongeye ntago ndageze igihe ukibaruka ko iyo wibarutse bahita bakubwira ati wabyaye umwana uyu n'uyu bakikuvuga ngo wabyaye umukobwa wiyumvisha ute dore ko hari hagati y'umukobwa n'umuhungu w'abagabo babiri njyewe umwana wanjye nari muzi ko ari umukobwa n'usanzwe nuko umurundi yazanaga ibyo ngo n'umuhungu ariko nyine nzi ko umwana wanjye ari umukobwa namwihuraga bakifana ariko njye nari nzi ko ari umukobwa nyine ntabwo byanunge ko yari umukobwa kuri ubu murundi noneho tukimuriho mumeranye mute komantere z'abarundi bavuze byinshi ati mwihorere kumana n'uyu twagiye tubone mu bindi biganiro impanga ugenda ikoresha wakunze murundi kuri ubu mumeranye mute se murundi ryo guhamagara mukaganira nk'ibyari bisanzwe yari yaza kugusura bimeze bite murundi ntabwo turavugana kuva igihe nyine ubyibukira ubyuherukira kubona aza kunyirebesha ibiki mu rugo ansura ntabwo turongera kuvugana ko namuhaye gasopo mbamubwira ukeneye n'ubuzima bwanjye nta n'umwana ngufitiye ikimenyimenyi nabyaye umukobwa kandi yo rasikara umuhungu ubu ngubu ngiye na murundi nta kintu duhuriyeho ntazanambwira ngaje gusura umwana ngaje kuko umwana si uwe n'uwo mugabo wanjye nanjye umwana wanjye si umuhungu ni umukobwa afite papa we namwise amazina ya papa we rero murundi nashakira ahandi ntaririmo nta n'iryo nari gufite kuko ntabwo ari umwe wakitira umwana utari se KEZA ushobora kuba ati ashakira ahandi nyamara tutirengagije n'abadukurikiye hari ibihe byiza mwagiranye birahari cyangwa birahari nta nubwo nanabiha erega ntabwo njye murundi mwihakana njye ndemera ko ibyo bihe byabayeho ariko igihe cyabyo cyararangiye ntabwo wafata ibihe byarangiye ngo bihuze n'ubu ngubu icyo gihe cyabayeho kinabona kiza ariko mu gihe cyacyo ubu rero cyararangiye ubu ndi umumama ndubatse nareke niyubakira urugo rwanjye nawe akomeza ibye sibyo byiza ni iki kintu utazibagirwa kuri murundi ni iki utazibagirwa kuri murundi mu bihe byiza mwagiranye byiza nujye konterete ikiganiro ni iki utazibagirwa cyiza mu bihe byiza mwagiranye na murundi ikintu ntazibagirwa ni uko nyine yamfashije nyine twishimiranye nyine muri icyo gihe mu cyumweru twamaranye cyangwa se ukwezi nyine twarishimye yaranshimishije nanjye ndamushimisha icyo gihe ntabwo erega njye ntabwo mwihakana ko bitabaye byarabaye ariko byararangiye erega iki none se aba ex ufite umugore n'abana umwiza mbere yuko uhura n'umwiza si wari kumwe n'abandi bagore cyangwa abandi bakobwa none se umukobwa yaza akavuga ngo wamutenda kandi hashize igihe kingana gutya warishakiye nyine ibyo bihe byarabaye ariko byararangiye nawe yakundanye n'abandi bakobwa nanjye nshaka umugabo cyangwa se nkunda n'abandi basore ibyo rirangira yibona rero majije kwifatishiriza ubuzima niyubakiye ngazavuga ngo umwana ni ibiki ntago ari uwe murundi nashaka undi muntu bakundana cyangwa umugore andikira umwana andikire n'urugo rwanjye kimara kubona uriya mukobwa basigaye bakundana muri no minsi cyangwa wamwifuje ntabwo ujya ugira akantu gashobora kukurya muri akantu ikintu nibaza ko ari kumukubwira ko bamukunda akabahakanira njyewe aranshaka iki yakunze uriya mwana ko nta kintu abaye ariko ko hari itandukanyirizo ry'andi bakobwa yakubonye akazi ke ntabwo biramureba nanjye nabona undi mugabo utandukanye nawe nashaka undi mukobwa utandukanye ntabwo KEZA ariwe mukobwa wenyine uhari ngo wakene n'undi nta rwango ruhari ariko nuko ntashaka kugira ngo atansenye mu rugo rwanjye nta rwango ruhari pe rigarange simwanga ariko nyine turi kugira ngo n'abantu bakuru dukemura ibintu neza nimba njye nubatse nawe niyubaka ubuzima bwe sibyo nicyo kintu nanjye ndi gusobanura abakobwa nako bavuze barahari bari no kumusarira ngo bamukunde yafatiyeho se ariko muri wazoze ngo mushiki wanjye kagume mu mandazi ngo KEZA ijambo ryiza namubwira nuko nafatirana amahirwe akiza sibyo nafatirana amahirwe akibasha kuyabona
nakunda uriya mwana cyangwa se akunda undi cyangwa ashaka undi akunda, sibyo birangire. Hari ikindi kuko abakobwa barahari kandi benshi. Keza hari abakobwa bashobora guprofita mu rundi kugira ngo baba basitari nko twamenye muri komanteri cyangwa bamwuririreho barye hiti bitewe nuko mu rundi yigeze kumenyekana mu itangazamakuru, yigeze no gukunda umusitari cyangwa umustarikazi kugira ngo nabo barye hiti nta rukundo bamufiteho. Yitondera iki muri ibyo byose? Ntabwo ntundi kari umuntu mukuru katari umwana, niba ari hiti bashaka ngese si yayindiriye hasi nayimuhaye. Yaho ariko mwagirira yakubye. Oya abakunzi bacu muri komantire mwandike muna oya Keza aho ngaho ndamuvugira na hiti yakuriri none se nagwa yimuhiri ahuriye indi yimuriraho ni ndaro uzi mu rundi bakirika niba niwe muntu wari ukuze bireka nibariza abantu. Oya niwe muntu wari ukuze Jesi yose iranzi uretse niba nta muntu wari ukuze batamenya nemba afite n'umundi warundi ni ndaro uzi mu rundi ataramenya na Keza ninde muntu wari uzi mu rundi kwitangazamakuru nta muntu wari umuzi uretse Murundi yamenyekanye yumvishije ngo Keza na Murundi niho hano yatangiye mwenda kuzamuka. Simvuze yuko wari nge namuzamuye nyine kuko afite icyamuzanye kandi kinumvikana, ariko nge narasobanuye inshuro nyinshi yanga kumva ngo akomeza kugira ngo antesha agaciro mu bantu, antesha agaciro no ku mugabo wanjye no ku rugo rwanjye. Ariko icyo namusaba ngewe nimba afite umuntu umukunda bakundane arekane na Keza. Nge Keza ntago erega ntago nava mu biringo bishoboke, ndi umuntu umwe kandi mfite umugabo nkwireye. Ariko Murundi yarazwi muri marafiki 500 ni YouTube ye, yarazwi no mu ndagenge muri film akina wavuze muri marafiki 250 no mu ndagenge ntago ndanyize ariko nakomeza amenyekane. Ariko nyine ikintu musaba nge ni kimwe, Murundi twarakundanye twagiranye ibihe byiza, ariko nyine ikintu nsobanura nuko byarangiye. Ubu nakomeza ubuzima bwe n'abandi bakobwa cyangwa abagore, nanjye ngomeza ubuzima bwanjye nta kindi. Iki kizi kuri Murundi iki ikiza muziho nabigusobanurire. Navuze ko nyine mu gihe tujye hari itandukanye niba bisobanurire, ariko ikiza kirenze ibyo abantu bose bamutekereza nabirenze ni Murundi surajya ngubwire iki yarahanyuze. So bakunzi ba Kigali 500 reka tubashimire, tureke Keza ajyana umwana mu nzu, tumwifurize kuzakomeza akagira amashereka akonsa agafata umwana we neza. Keza urakoze umva nawe urakoze. Kirakone waricayeho kamerama yinjiye mu nzu tavana nk'egiko arajya kuryamisha umwana. Iyo ni imfura ya Kigali, ni imfura ya Kigali 250. Twakoze urugamba rukomeye wari twamuhemba, tuzahora tumamuhemba. Bayo uraza kuduherekeza twajimije kamera. Twameze kamerama ready. So Keza aragiye, nitwa Isia Kamara ajya kuri kamera, ni kumwe na Dani agavuza byinshi byetandukanye. Reka mbabwire ko nta commentaire zindi kubijyanye na Murundi na Keza. Reka mbashimire kandi mbabwira ko na commentaire kubijyanye nuko mwitiranyaga Keza ko ari we Sandrine ni impanga ye. Mu minsi iri imbere ndabazana ari babiri cyangwa magaragarize Sandrine tuganire byinshi byetandukanye. Like, share and subscribe. Abarundi abadiaspora mwese bajya batandukanye, abantu muri mu bihugu byose byetandukanye, muri abagaciro kuri Kigali 500. Like, share and subscribe. Menye nitwa cheke chua Isia Kamara, umugabo udakina n'abana ukina n'ababi. Dushereje mu rugo rwa Keza na Yaka. Imana y'u Rwanda ibane namwe. Ibindi biganiro